yasanga turi maso, igihe cyose yagarukamo se twaba twiteguye. Haleluya. Yakobo twabonye neza ko ngo yakiranye nande na marayika, ngo yaraje aramukiranya ijoro ryose, aramukiranya ngo barakirana. Yakobo mu mutima yaravugaga ngo yavumbuye ko ari marayika, aravuga ati ntabwo ndi bumure ko atamaye iki atamanurije. Ariko Yakobo yakundaga umugisha, ngo nimugenda mubwire Sawu ngo umugaragu wawe akugirire umugisha. Data wambesha umugisha, data bose mbesha umugisha. Mbese Yakobo mu bwonko bwe yarotaga icyitwa iki umugisha. Ni nacyo cyatumye Yakobo abona iki umugisha. Uwiteka aravuga ngo muzashaka kandi muzambona nimushakana umutima wanyu wose. Hari abantu batajya bashaka umugisha, hari abantu badakunda umugisha, bawuvuga mu kanwa, ariko ibikorwa byo gushaka umugisha bikaba bice cyane. Abo rero abantu badashaka umugisha ntabwo bazawubona, abawushaka bazagenza gute? Bazawubona. Yakobo ngo yagiye imbere ajyana amaturo, kandi yaragiye gutura mwene se kugira ngo amusabe imbabazi. Twebwe ntabwo dusaba gutanga ikintu cy'ibyaha. Twebwe niba tugomba gutanga, wenda nawe ntabwo ari ikintu cy'ibyaha, bwa buryo bwo kugira ngo jari yawe yaratanze, kugira ngo nibura Yakobo Esawu amenye ko Yakobo aje neza, ataje nabi nka mbere. Yesu ashimwe. Hari igihe ugenda ugiye kureba mugenzi wawe ugiye no kumwaturira, warangiza ukagenda nabi nk'uko wagiye mbere hose. Kuko murabizi rero hari ukuntu byagenze, nyine ngo ntibyagenze neza, urabizi hari ukuntu wadakaje, hanyuma nanjye ngo sinzi ukuntu nagize gutya gukubita agashyi, ubwo bari baratura. Ubwo rero ibyo bikunda kuba ku bantu, kandi abantu bakibwira ngo buriya ngo byakemutse, nyamara kuri konti barandikishijeho umutima akubwiye yuko wakoze ibyaha, urangije none urangije urabitwikira, wongera kuri cya bindi by'ejo, wongera ku by'ejo bundi, wongera ku bya kera, hanyuma biragenda binuka ikirundo, warangiza ukavuga ngo navuze za basi ntabwo zikiza. Ugomba kwemera ibyaha byawe kandi ukabyatura. Icya kabiri, hariya muri mu gihe cy'ibirundo, iriya rundo aho naturutse ibirundo twarabirangije, aho n'ubu nimukiye, itorero ryacu ryaranatsinze cyane, twagize 170 kagari ku ijana, simbyibuka. Sobe ntabwo twagize benshi, haramwebwe mugeze kuri pourcentage ya kabiri. Ababizi barera abakuru b'itorero nacyo mukibwira ubundi mbabazi. Duse n'abahindura kampaje gato turahita tugaruka. Reka tira akantu entre parenthèses, sibyo? Tujya entre parenthèses mu gakeye. Twivugire tugubwire ubundi hajya kubirundo muhagaze mute. Ubu hari faranga ribavamo neza ku mufuka wawe. Abakuru b'itorero baje ngo babwire ubu faranga rijya ku mufuka. Reka twega ko n'abantu ibintu bira ukuvuka tugira gutya wese nakore kwita konti ate nta mafaranga akunda kagira gutya tu hapo mama ariko nakubwira icyo tumye bakuma wowe amafaranga bagiye kudakomanga muri saka urimo buri wese nakore amafaranga ubundi amafaranga yawe nawe gupfana iki mubanye muti. Abantu kugeza ubatanze mu bihugu, sibyo? Nibahaguruke turebe. Umuntu wese uzi ko afite icyo yatanze muri ibi birundo nagenze gute, nahaguruke hanyuma turebe. Ubwo turi entre parenthèses nyine nabwo twakaje aho nagira ngo ndebe ubundi. Reka turebe, igihe ibirundo byanjye narabitanze, natanze na menshi rwose, naragerageje ntabwo mutange menshi kuko nayatanze. Ngoni muhaguruke turebe abantu batanze ibirundo kugeza ubu. Umuntu wamaze kugira icyo atanga akagira umubitsi akacyandika ngo ni ibirundo cyangwa ni icyacumi muri uku kwezi ubu tuvugana mu gihe dutangiye ibirundo, nahaguruke turebe. Ndahita babwira yuko muzagera ku buryo cyangwa byapfuye. Komo nabishwa baraye hari, reka turebe naza kureba ko umukozi ushwa baraye biri hehe yake. Ntabwo ugeza nko mu birundo ibyo ngibyo Nyagasani
nyagasana ashimwe cyane wije ko nitubukiye hakurya ntabwo ari umubwiriza batumije w'ibirundo reka da sibyo ko nawe yazaje kubibabwira none se mu wamutarayatanze nyine babura kuza kubibabwira umwigisha nyine ubundi muri metodology iyi somo waryigishije ukabona ritumvikanye urakomeza cyangwa urongera ukarisubiramo urisubiramo niba utazatanga amafaranga tuzajya tuyasubiramo njye nabwiye abantu ngo nzababwira amafaranga mbese nimubona yese atungutse ku bicu ntazajya utekereza ko mazima akazongera kubaka amafaranga ntabwo mwongera kubwira ngo utange intambara ikomeye uzajya umenya ngo mazimpaka ntazongera kubwira ibyo gutanga intambara ikomeye bizaba birangiye aha umugozi uko mutuzuza se urumva umwe oya mwemeretse kwicara murananiwe se umwe babiri batatu bane batanu batandatu barindwi umunani icyenda umugozi urashwamaraye ntabwo ufunze neza hari ukuntu twajyaga twubaka dufunga umugozi tukawuzamura sibyo tukawufunga urabizi ikiziriko ukakiboha neza mbese icyo kiziriko cyazamara igihe kingana iki kiramutse kidafunze hejuru utagifunze kirahambuka none rero umugozi hano wari uzamutse neza none urashwamaraye turabigenza gute bwira mugenzi wawe ingamba zikwiye gufatwa maze mvuye muri ibyo iyo yantere paranteze nzanyemo reka mbabwire bwira mugenzi wawe ngo nkwiye gufata izi ngamba kubera iki ntariko mbikemura ngo birangire harabura iki noneho mubwire n'itariki ugiye gutangiraho muri iyi minsi ubuti ndayazana ejo cyangwa ndayazana uyu munsi ndaba nayatanze ibyo birangire biva iyo nyiri bive mu nzira ariko se bite byayo oya ibite byayo ubundi bite byayo gusa umuzani kugira ngo uce ati sheke ukuboko kwawe kugira ngo uce gikomere mbese iki yabona uca uti komera urakabyara we wagaheka we wagatunga we wakabona imana mbese ibintu nk'ibyo byose yesu ashimwe ube mwayibwiranye aha muraho neza abantu muri mwebwe babwiwe bahawe ingamba ntuzimbwire mugenzi wawe akaba yamuhaye ingamba afashe n'igihe azabikorera ntutubwire itariki zamuye ikiganza akaba yabikubwiye ngo mwabifojanitse rero mugiye kubisubiramo hanyuma mbere gukomeza bwiriza bwira mugenzi wawe utumva ingamba afashe ubu n'izi ngizi hanyuma kandi ubungubu rwose ndumva ngiye kwiyeraja nyagasana akamfasha bya bindi nkabizana dore nari nabiriye none ngiye kubiza bimubwira ariko nta kibazo reka muba munaziranye kuri sayo bimuhiga kubicisha mukabijya se aho utabizi utarabye icyacu mu buryo naza muri kiganza none se mubwirane rero mugakine n'ibintu bikomeye cyane aha murakoze cyane reka mbabwire ubu birahindutse abantu bumva bafashe ingamba y'uko icyo kibazo bagomba kugikemura ntibazongere kujya bamwe sibyo wenda mwendaga kuzatanga ejo ariko noneho hari n'abandi banakiryaga bakakirira rwose ejo akakiguriza wari uzi yuko ubundi muntu yigurizaga icya 10 mu gihe cya Isirayeli yagombaga kukigarura yashyizeho 20% cyangwa 2%. none ugira ngo tukakiguriza ukirira gusa bikarangira ariko bavandi mwihangane turi entre parenthèse ngiye kubasubira amagambo akomeye sibyo kino gitabo cyitwa inzandiko z'ibanze abagifite murambure ku ipaje ya 210 paje ya 210 muharambure rero ariko kubijyanye n'imibanire yacu n'amafaranga ntabwo ufite umwanya uhagije ntabwo nari kuba bivuga ku bijyanye na kimwe mu 10 cyangwa se n'amaturo n'ibiki oya nari kuba nivugira ikindi kijyanye n'ibihe tugezemo kandi amafaranga agiye gupfira gusa abantu vuba aha cyane vuba ndetse nimugoroba nibidushobokera tuhatangira twige n'ubuhanuzi n'ubwo twaba turi mu miryango ariko ibintu ahantu bigeze
iyo mbona abantu bose ku kibazo cy'amafaranga bagifite inenesi yo kurekura, numva afite ubwoba cyane, kubera ko bigiye kubapfana ubusa mu minsi mike. Niyo minsi mike gushaka muze kubwira nyibabwira amagambo nayo yasome. Gukunda no kurarikira ubutunzi, paje 210 niko bavuze. Yesu ashimwe. Inzandiko z'ibanze paje 210. Iki ngiki cyahinduwe mu Kinyarwanda n'Itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi mu Rwanda mu mwaka wa 2013. Paje 210 banditsemo ngo gukunda no kurarikira ubutunzi. Subiramo twumve. Ibi murabimenyere mu bigisho, sibyo? Gusubiramo ni ibintu tumenyereye, nta kibazo. Nabonye ko Satani yategetse abamarayika gutega imitego yabo cyane abari bategereje kugaruka kwa Kristo, kandi bagakurikiza amategeko ye yose y'Imana. Aba ni bande? Uzuza mu izina ryabo. Aba ni bande? Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi. Nabonye ko Satani yategetse abamarayika benyine gutega imitego yabo cyane cyane abari bategereje kugaruka kwa Kristo, kandi bagakurikiza amategeko yose y'Imana. Satani yabwiye abamarayika be ko amatorero asinziriye. Satani yajyaga gukaza umurego akongera n'ibitangaza by'ibinyoma, mbese ubu byariyongereye cyangwa ibyiyongereye? Abatabizi muzabimenya wenda mwaka utaha ntiwamenya. Akongera n'ibitangaza by'ibinyoma bye, bityo bigatuma abasha kubaherana. Yaravuze ati, ariko agatsiko kabubahiriza isabato twanga. Sabato Satani n'abamarayika bagenza gute? Barayanga cyane. Ariko agatsiko kabubahiriza isabato twanga, kuko bakora ubudatuza baturwanya, ndetse bakadutwara abayoboke bacu kugira ngo bakurikize amategeko y'Imana kandi tuyanga. Nimugende mutere abatunze amasambu n'amafaranga gusindishwa no guhangayika. Nimushobora kubatera gushyira urukundo rwabo kuri ibyo bintu, tuzaba tubifitiye. Bazashobora guhamya ibibanezeza. Nimutume gusa bita cyane ku mafaranga kuruta kukwita gukogera kw'ingoma ya Kristo cyangwa kwamamara k'ukuri twanga. Mushyire imbere yabo iby'isi mu buryo bubareshya cyane, kugira ngo babikunde kandi babiramye nk'ibigirwamana. Tugomba gukomereza mu ruhande rwacu ubutunzi bwose dushobora kwitegekera. Uko abayoboke ba Kristo bazegurira ubutunzi buruseho umurimo we, niko bazanarushaho gusenya ubwami bwacu badutwara abayoboke bacu. Uko bategura amateraniro ahantu hanyuranye, niko badushyira mu kaga. Ubwo n'abadayimoni na Satani bari kugenza gute? Bari kuvuga ibyacu dutegura amavuna uko bibagendekera. Ngo niyo mpamvu mukwiye kuba maso, niba bishoboka muteze umuvurungano n'urujijo, musenye urukundo bakundana hagati muri bo, muce intege kandi mukure imitima abagabura babo kuko tubanga. Mbese Satani akunda abapasitoro bacu? Hari igihe, reka babwire, hari igihe tunatekereza ubundi abizera benshi, hari igihe bavuga bati abapasitoro bacu ni abasatani. Mbese harimo babivuga ni abasatani, ni ibitara byazimye, sibyo? Ni ibinyenyeri bitakimurika, ni abantu baraguye, ni abantu bagize gute, barwanya umwuka w'Imana, ibintu nk'ibyo. Ariko ibyanditswe bigaragaza ko niyo haba harimo abaguye bagasubira inyuma, cyangwa se bakaba ari na benshi, ariko nabwo Satani agenza gute? Arabanga kuba bitwa gusa ko ari Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi. Kereka uri ku murimo yatumye neza mu izina rye, abizi neza babanje kubisezerana, uwo nguwo nta kibazo amutera. Ariko abandi apfa kuba ari pasitori, nashaka aba umupagani wanyu w'abadive, uwo nguwo Satani aramwanga bikomeye cyane. Baravuze ngo kuko tubanga. Muce intege kandi mukure imitima abagabura babo kuko tubanga. Mushyire inzitwazo zumvikana zose imbere y'abafite ubutunzi kugira ngo babugundire. Nimubishobora mutegeke ikijyanye n'ifaranga cyose, maze
maze bituma abagabura babo bagira kurarikira no guhangayika. Ibi bizaca intege umurava n'ishyaka ryabo. Murwane uko mushoboye kose, mutume kwifuza no gukunda ubutunzi bw'isi biba ari byo biyobora imico yabo. Igihe cyose bazaba bayoborwa n'iyi mico, agakiza n'ubuntu bizagwabizwa. Mubagoteshe ibireshya amaso by'ubwoko bwose, nta kabuza bazaba abacu. Ntibazaba abacu gusa, ahubwo na bwa buryo twamurunuka bari gukoresha bakabibona abandi mu ijuru buzaburiramo. Nihagira abagerageza gutanga, mubateze ubugugu kugira ngo batange baguna. Umuntu wigeze gutanga aguna nari mugenzi wavuga ati shaka naraguriye tu mubwira ari kumubwira uti naraguriye pe, aka karamfata. Uvuga ati aka karamfata, aka karamfata naraguriye. Utaraguye we nta kibazo. Rero uyu mwuka wadutse, hari umwuka wadutse uvuga ngo kubera ko abapasitori bacu bakoze wenda amakosa, bahagaritse ababwiriza, sibyo? Ababwiriza barahagarara bakora ibiterane kuri sitade, sibyo murabizi? Ngo kubw'ibyo ntabwo tugomba kongera gutanga icya 10 n'amaturo, ibirundo n'iki byose, ngo impamvu ni nyinshi cyane. Ariko ibyo ngibyo binezeza Satani. Dore impamvu: umuntu wateguye uwo mushinga, wenda niba ari imishinga mibi yakozwe, birashoboka ko yaba ari mibi, ariko wabiteguye icyo afite muri gahunda kwaba ari ugusenya itorero ry'Imana, niba byaraturutse kuri Satani. Okay, nanjye hari intege nke nabonye ngo zarabaye, ariko uko byagenda kose, haramutse havuyemo umutima wabo sinzongera gutanga ngo kubera ko abari gutunga ni abayezuwiti. Ibyo nabyo bibaho. Abayezuwiti, reka tuvuge ababazi amakuru make ku bitwa abayezuwiti. Aha naraje kandi uba twarabivuzeho bake. Okay, murakoze cyane. Hari abantu bavuga bati ntituzatanga kubera ko nibijya gutunga bake abayezuwiti bo kurwanya itorero bari mu itorero. Ibyo nabyo bibaho, ariko ikibazo mbese amafaranga utanga abayatunga abayezuwiti n'abatari abayezuwiti, abayatunga abarwanya itorero baririmo ndetse n'abarwanira iri torero, hanyuma warangiza ukayahagarika, hahomba nde? Hahomba nde? Oya, ni mu biganiro. Njye ndashaka kubona muganira, sinzi impamvu mbona mutari kuganira. Ni mu biganiro. Hahomba nde? Ni ukuvuga ngo hari imigabane ibiri. Hari abari mu itorero ryacu barirwanya ari abajesuwiti, abo ngabo iyo dutanze icya 10 bakijyaho. Hari n'ababa mu itorero ryacu barirwanirira, bahora bahanganye n'abajesuwiti, nabo bari kumwe nabo, iyo dutanze icya 10 bakijyaho. None turamutse tuyihagaritse burundu, hahomba bande? Bwira mugenzi wawe muganire mu kunanzo. Noneho ndaza kubatongoza ababazi cyo baganire. Ndagira uwo twese naburi cyambwira ubwo nyine turamu arabisobanura neza. Hahomba nde? Kandi abantu bokoza reka nze nibarize uno mugabo w'inshuti yanjye uyu nguyu tura ahomba abarwanira itorero, kuko abarwanira itorero nta bundi bufasha bafite uretse twebwe, ariko abarwanya bafite ubundi bufasha. Urumva ni ukuvuga ngo turamutse tuvuze ngo abayezuwiti barayarya, bivuga ngo inzara ntabwo yakwica babandi twahagarikiye, ahubwo inzara yakwica abapasitori bacu barwanira itorero. Bivuga ngo rero nta kintu twaba dukoze n'ubundi ahubwo twaba dutije Satani iki umurindi. Ibyo abantu yabo babitekerezaga bakajya kumva neza ibintu ibyo ari byo. Ubundi ntarasoma byinshi cyangwa ntarajya kure, ubundi abantu bavuga bati kumva tugiye kwivugurura kuri iyo ngingo ijyanye n'icyacu n'iki byose ijyanye no gutanga nibahaguruke rwose bahaguruke. Imana ibahumugisha. Hase ko mutavanga bera, Imana ibahumugisha. Imana ibarebe neza. Imana ibumukishirize mu maso hayo. Ibarebe neza, ibahumugisha kandi bibashoboze